iri rushanwa babonye ubushize banyima pasi barabesha uyu munsi ndayegukana. Ye nukuri baranyimije. Niba bashaka ko umuntu azana amababa akaguruka kugira ngo bamenye ko afite impano sinzi. Ariko ubwo muravuga iki ko impano nibitseho nano bari buyicikire? Wewe gusa ufite umutima wihangana kuri urabasha kwakira umutuku baraguha. Umutuku wakomeje uba wasigaye kandi bari abagabo iyo bacyagera barakwigwirira ngo twe nta muntu uradutambuka. Gusa njye wamaye amakuru yambwiye ko hano ifite impano biba bihagije ngo ukomeze. Surasi urabutubwira ko nibyo yakubwiye ari byo. Kambwira se ku mana yanjye ko ndi busigare. Wa mukobwa wewe watubaje twe twari duhari ubushize. Usukuntu twarenganye twerekanye impano zacu ntako twagize. Kamo ugize ngo iki? Ndi kumubwira ukuntu bandenganyije bakanyima amahirwe n'impano yanjye nari maze kubereka. Mubwije kuri ko niyo bagwa pasi nanjye nari kwigaragambye bakayikwaka. Yerekanye iyihe mpano se? Ngo ko yakika polisi azikubise inshiye. Cyoreda ubwo se ubwo afite ikiganza kimeze gito gikubita abapolisi ushya akahita abacika. Niyo bamubwiraga barambwiye bati yego turabibona uri umuhinzi ikiganza gikomeye n'ishati ya kaki. Ariko ntabwo bishoboka ko wagikoresha kwita umupolisi inshiye kugeza umukitse. Ariko nubwo mwihaye umuhungu byavuze byashoboka. Waje kubikora nawe tukareba ko bishoboka. Aze kubisubira muri ko batamuha pasi. Ngenda nabigura. Abisubiremo nabo munjira umutuku. Mwese mwebwe mwabibonye neza. Mwabonye bisaba iki kugira ngo umuntu atsinde? Ikintu rukumbi gisabwa ngo utsinde. Ntabwo kiramenyekana. Nukuri kuko irushanwa rya mbere nta mpano itarerekanwa ariko zose nyuma yo kwerekana zeretswe